UPTREND PODCAST niyiri gukora imiti kuko iri kuzana intiti z'abapusisira giti marayika arabikoze kilozi n'ijya utayiwe nsusurutsa bumiwe mbaye ibyishimo babuze okay gatenga ku gasongero n'Kicukiro center uzansanga ku gapongi niseguye imbugita kuko musema kwera arashaka kunjira impata arashaka kunkoreza urusyo rutagira ingata gatakumedita ngasigara ndi nka serengeta serenge nkazisenga zigasanga nzingeza puta n'imyitozo narayikuye kwa chandara kubuta wowe washinyika mu buzu bwisanga mu butita penny na game shame na fame oh no ndacyari mwarimo kubyapa nzira bahemu ndacyakoresha ikaramu nkarwanya abazimu mugo yazindi umukirisi tunzoma ndigati igisimu umwijima ndisikimu simu bizi yababyarira karapemu GSB nipeti mwanyambitse ku bitugu Fema fose kisiki nikayana gataki Nyabugogo nyiporeza umunyagina gasigi Baba fema fo babagabita nasubuniki Abapoesha umira kunyatu y'umugi Nemeye kwipefera Nyoboka isigegera ngo hatuyi tuyitoteshe tuyikure kwitara Mbega igiye mu mubarwaho n'icyasha Ushaka kunyigiraho ngo muri kunyigisha Nataramiye ikambere nihanganira kerere Saba mukewa bacu bashaka tunadare KU ujatanga hose nawe fata Nabaye mayibobo kuri street imyaka utabara nibugira ngo ndabeshya ngaho. Hello beautiful people, welcome back to UPTREND TV shows your girl Malaika. I'm back. Nizere ko umeze neza nanjye meze neza cyane nimba kandi utameze neza niko bigenda mu buzima nyine uyu munsi birakunda ejo bikanga ariko umuntu abafite nyine tu gukomeza agakomeza uyu munsi rero muri UPTREND podcast we are back nundi mu raperi mukunda cyane mwansabye cyane. Ladies and gentlemen, twakiriye GSB in the house. Yeah. Put it UPTREND, I'm here, yeah. OG, yo. Gatenga ku gasongero n'Kicukiro center uzahansanga ku gapongi niseguye imbugita kuko musema kwera aracyashaka kunshira ipata arashaka kunkoreza urusyo rutagira ingata gatagumedita ngasigara ndi nka serengeta serenge nkazisenga zigasanga nsingiza puta kandi imyitozo narayikuye kwa chandara kubuta ho washinyikaga ubusuka isanga mu butita penny na game shame na fame oh no ndacyari mwarimo kubyapa nzira bahemu ndacyakoresha ikaramu nkarwanya abazimu kuko nge sindi umukirisitu soma ndigati igisimu umwijima ndisifitimo simu bizi yababyarira garapemu GSB nipeti mwanyambitse ku bitugu na perogenge niyo bate yomboneramo indagu uzarwanya ibimanuka zafatwa nk'igishego yeah GSB Kilos in the GSB Kilos in UPTREND podcast. Yeah. GSB. Yeah, man. Nishimiye cyane kukwakira muri UPTREND podcast. Nanjye ndishimye bya atari marayika twagiye tubipanga. Ingosha. Iduhuze fresh kubera igihe yamwitarago ariko right now ibintu bibera igihe cyabyo man. Yeah. Iki gihe nyine nicyo cyanyacyo tu. Yeah, niyo really time to talk about hip hop, to talk about GSB, to chill with UPTREND. With my beautiful girl. For sure. For real. Hanyuma iyo freestyle duhaye utubwiye ko ngo utari umukristo. Kubera iki? Uri iki? Buriya hari ukuntu abantu nyine niyo mpamvu hip hop isaba kuyumva neza. Ndavuze ngo sindi umukirisitu soma ndigati igisimu. Soma? Ndigati igisimu, ndigati igisimu. Ngo ndenze umukirisitu ari uko narwanyije kuba umukirisitu ariko iyo utabyumvise neza ugira ngo uravuze ati ntabwo uri umukirisitu. niho hip hop rero ikunda kugorera abantu sometimes kuko imyandikire yacu dufite ukuntu nyine dukora ibintu tukazimiza tugakoresha punchline tugakoresha amaslang nyine iyo utabyumvise neza rero nk'ubwo hari umuntu wabyumva akavuga ngo ngo GSB ngo ntabwo ari umukirisitu ahubwo ndabakirisitu ngewe gukora ntuma abantu baba bakirisitu ntabwo watuma abantu baba bakirisitu rero utariwe amen gatigisimu urayizi ko kagatabo gatigisimu yego nyine ubugomba gusoma ukamenya nyine ibijyanye n'Imana na Yesu Kristo
na roho mutagatifu. Byose rero njyewe ndi byose uvangiyemo kabisa. Ntuma abakirisitu bahumuka bakaba abakirisitu bya nyabyo. Oji. Hanyuma rero kadutangire gutya. Izina ryawe GSB Kiloz bisobanura iki? GSB bisobanuye ni abbreviation ivuga gangster boy. Gang G ubwo ni gang. S star B ni boy, gangster boy. Okay, gangster boy. Kiloz rero ni slang yanjye n'ubundi isobanuye umuntu utava ku ntego. Tagamburuza kuko urumva Kiloz ubundi isanzwe y'ibiro ni mesure de quantité, sibyo? Rero iriya urumva nyine ni ibintu biremereye nyine ni ibintu by'ibiro nyine. Rero nayo bigize Kiloz yapana nk'iyibiro inyuma ari zedi akakaba ari slang yanjye isobanuye umuntu nyine utava ku bintu yiye utajya upfa kugivinga up, utapfa kugivinga up. Rero hari n'abandi bantu baba Kiloz kabisa benshi kuri street. Umuntu wese uzika akora ibintu ari umuansiye combatant ari umukiloz atajya apfa kwizima. Ubwo nanjye ndi umukiloz n'iki ari umukiloz byatari marayika. So ubona ibintu dukubita n'iki niko bimeze original. Hanyuma rero GSB nashaka ngo wibwire umuntu dukurikiye, umuntu ukubonye bwa mbere, umuntu utari usanzwe uzi GSB Kiloz, mwibwire. Reka hari ukuntu mvuga ngo ninde ufite ifoto y'igihe nari kwirigara abajama banje bampamagara bakambura kubwo kubaho ntambiriti mbana n'abatatra street zari so sick impanganye no y'umujyi moriti banza bako ngomba kwita memoji nakwibuka ko nakabunga nabunuje naniki nkabarabura kwisiri nkabacomoka nk'initi stili nk'umutala mundajyari GSB rap yanjye ntuyigereranye niya AB CD kuri street ngenda cyari wa kabiri. Ni GSB umuraperi. Izina yanjye niraguha Rand Office umuraperi urumva wandika especially ku bintu bijyanye na life ubuzima tubamo nyine muri rusange ukuntu isi nyine n'abayo tumeze tuyikaragaho. Ndi umuntu wanga karengane urumva nkunda abantu bakora ibintu nyine umuntu kubashye ukamwubaha nkunda abantu bakundana urumva nkaba ewana buse ndi umuraperi tu. Uri umuraperi ariko hari umuntu buriya ushaka kumenya nka journey yawe kuntu wabaye umuraperi kuntu nyine ibintu wabijemo byatangiye gute, byatangiye byari bimeze gute kugira ngo GSB tubona ubu ngubu abari ahangaha hageze. Ibi bintu ukuntu byatangiye nize mu kigo cy'abapadiri ahantu bitaga Saint Jerome, bita n'ubundi still arahari Saint Jerome. Abantu rero bose bahigaga icyo gihe habagaho ikintu cyo kugaragaza amatalent. Noneho icyo gihe ngewe nkaba narakundaga abagangsta bakora ibiboro duhereye na za bongo flavor za ba Professor J nkunda ba Mr Blue buryo numva bakoramo ibiboro na Just State nkareba ba Jay-Z urumva ba Lil Wayne ba Tupac uburyo bakoraga Tupac amenya ko yapasinza wenyine ariko yaravugaga ibintu biri real. Noneho ari igihe umunsi umwe bavuze bati noneho buri class igomba kugira abantu bayihagararira muri art tukareba. Ubwo igihe wigaga mu makangahe? Nigaga senior 3. Senior 3. Ubundi mbere nge nkaba nsanzwe mbimedita njyana n'abakobwa kuri studio ariko ntaraba umuntu uri strong kuvuga ngo noneho nabyinjiramo. Icyo gihe ukuntu byagenze kwiga senior 3 byabaye ngombwa ko tugomba kugira abantu bahagararira class yacu kandi muri class yacu banyemeraga nk'umuntu kwago netwo ebana turi aba gangster dutaye cyangwe akakubirivingiramo bakavuga ati wowe ugomba kubikora ibi bintu. Noneho ndavuga se kama mbaya none se ko nigira umuniga nigira umuntu w'umudangere bakaba bambisemo ndavuga se ntabwo bishoboka no birashoboka.
noneho nibwo natangiye kwicara twari kuzabikora nko muri weekend twari kubikora like ari Friday tubimenya ari nka Monday yego noneho mpita abakoboyi banjye twakoranaga izo staff nyine twari abajama nyine kumwe buri school urabizi aba harimo aba gangster bagiye bahuje abantu bahuje bagakora nka groupe ukosanga n'abantu babo G's udapfa no kwinjirira azambwira abajama banjye nababwiye rero tugomba gukora bino bintu kandi ngewe reka dukora ibintu nka kuriya twumva ziriya ndirimbo dukora ibintu byo kurapa ngo twanditse ball tuyandika ku bijyanye twandika ibijyanye na nyine twari turi gukora ku bintu bijyanye n'insanganyamatsiko runaka byo kurwanya malaria ibya HIV kandika kuri topic twe twanditse kuri HIV nandika ibiboro barangije abatipe barambwira ati ariko nubwo tugufashe kubyandika twe ntabwo twajya kuri stage reka bahita baguhinduka kuri finale ibaze mvuga noneho kama mbaya nyine kwa kundi nyine nakubwiye kilos nyine agomba kuba no giving up kabisa no turning back nahise njya stage kugikabyo cyinshi agenda ndabakubita muri uniform yanjye ndavuga ndi ndabazitura narabakubise n'abantu noneho kubera ko icyo gihe wasangaga nta competition nyinshi uri bugire nurapa abaririmba bari bube benshi ariko barapa bake ntabwo ari nka gutyo tumaze kuba influenced no ku influencing abajene benshi mbere usangaga barapa ari bake kuko ni ibintu bisaba utabeshyamo yego ni ibintu bisaba amagambo menshi urumva biragoye mu kuntu nagenda kubita abantu barasaze banyereka ko ibintu banyereka ko nabikoze neza nubwo ngewe inyandiko itari yakabaye strong like ariko icyo gihe nari mu ba headings aho mbona ukuntu wese bankunda twigaga turi abanyeshuri 1,060 ikigo kirimo abandi 1,060 bahuriye muri sare imwe uhita nyine numva ngize confidence noneho yo kurushaho kubyagura nibwo natangiye kubyagura nyuma ntangira kubishyiramo imbaraga najya muri studio ba First Boy ba Evidex ba Melody no usigaye witwa nusi uyu Nox Beat ba Heavy Kick ba Trucks Layer yego bari bafite iriya ni limited najyamo nakora akantu wumva baraminiye nitwe wakoboye bwatangiye tugenda tubarengeza tukarara kuri studio tukandika utuntu bakemera kuturecordingira for free icyo gihe kandi kugira ngo bakuri coding uri umujangwe bigoye ubwo natangiye kugenda ngira kime aho zari za 2016 ubwo noneho ngewe ntagira noneho icyo gihe nta mbuga zabaga ziriho nta hantu namwe nyine nazishyiraga izo ndirimbo yego nubwo zabaga ziraho uricyo warazumvaga recordinga ukumva urishimye bakaguha agasede ukagenda ukazumvisha abashiti bawe muri hood noneho muri hood shout out ku bakoboyi bo muri Sahara kwa Didi ndahazi man urahazi niho twajyaga kwiporereza ibitabazi bya Senksa urumva twayakomaje noneho tukabajya haporo tukaba duhana ama freestyle kigiye rero noneho bakumva indirimbo na recordinze bakama courage bya dance bagasara bakishima ubwo nahise ngira courage navuga ko ibi bintu ngomba kubigira serious niga witwa Lili Shadra shout out ku mukoboyi wanjye witwa Lili Shadra wahise ambwira ati ko ugomba kugira YouTube channel yego na 2019 irangira tujya 2020 ubufunguye channel yahise mfungurira channel mpita ntangira kuri recording ball zishyiraho mpita nshiraho ball yitwa Karwa kizaho ball yitwa Karwa bona noneho na attention ntagirirwaga mbona na media baranumiye mpita mvuga noneho let's go 2020 ubundi urebye nibwo noneho winjiye muri game neza officially that's what's up hanyuma ubukubisa Karwa 2020 2020 yego nyuma nkubita abanjye ndabazi nyuma nkubita nakubise ntiwankanga na extra nyuma nkubita revenge na glory
nkubita nyine ubwo icyo gihe nahise nkubita n'izindi harimo ibisekuru harimo za giti mu jisho na gisa ubu latest yawe si igiti mu jisho ni giti mu jisho niyo meruka kuririzinga mbere yaho nayo naririzinze freestyle yitwa Kinubi Kinubi freestyle Kinubi freestyle noneho katwumve imirongo iri hafi muhereze beat uri tayari okay let's go mu gihe uri kumhereza beat reka man we abantu tugomba no kwinspira abantu bacu niba nge nabonye abantu bandika bashaka konza kubereka uburyo tubiforma umva barahari muri comment benshi koko icyo gihe rero kugira ngo tubereke ko tujya no muri studio tukandikira boro muri studio tugahita tubirangiza kuvuga ngo nk'umujama ashobora kumubwira ati ndagushaka GSB ngwino ukire vase mu ndirimbo ntabwo bisaba kubitekerezaho cyane banza ukine beat mwereka akantu nkora ugiye kubatura GSB none ibintu nzaniye beat aja akantu nshaka kubatura kiremo beat kiramo beat nk'iya boom up tu mwereka akantu gatomba nkora tu kugira ngo mbereke ukuntu tubikorera muri studio. Let's go. Ngende kuyibona tuwe komeza ukora ibintu byawe ubwo uransobanurira nyuma tu UPTREND PODCAST niyiri gukora imiti kuko iri kusana intitiza rap zizira giti marayika arabikoze kiloz ninjye utayiwe nsusurutsa bumiwe mbaye ibyishimo babuze okay gatenga ku gasongero n'Kicukiro center uzansanga ku gaponyi niseguye impudita kuko musema kwera arashaka kunjira ipata arashaka kunkoreza urusyo rutagira ingata gatakumedita ngasigara ndi nka serengeta serenge nkazisenga zigasanga zingiza puta n'imyitozo narayikuye kwa chandara kubuta wowe ashinyika kubuza ubwisanga mu butita penny na game shame na fenim oh no ndacyari mwarimo ku byapa zirabahemu ndacyakoresha ikaramu nkarwanya abazimu kuko yazinda umukire zitunzo mandi gati gisimu umwijima n'isikimu simu bizi yababyarira karapemu GSB n'ipeti mwanyambitse ku bitugu na berokende niyo batayo mbonera mitabu zarwanya abantu kazafatwa nk'ibishegu okay let's go again yo narose abanyamakuru babigize imvururu bashaka kwikirira rap ijogetsemo amakuru siri ku gasoni teke mu ngo na botike rap tiktok iyoboye amahashitani narose badekati tumva kasukuka bosi barambiwe gutwikira izo njyana z'amabandi sitabamo na advice yayobora abandi yo ninde ufite ifoto y'igihe nari kwirigara abajama banjye bamamagara bakambura ubwo kubabona mbiriti mbana n'abatatara street zari so sick imanganye n'uyu mujyi moriti basaba ko ngomba kwita memoji kwebuka ko nakabunga nakunuze naniki abarabura kwisiri nk'abatomoka nk'initi siri nk'umujalamu ndacyari GSB rap yanjye ntuyigereranye n'iya AB CD kuri street ngenda cyari wakabi okay yo
yo natamiye ngorongoro ku byapa byaza kidaho nkora umuziki mwinshi nta n'umushaka kunyitaho bawugita bose bakosorera mu nyandiko garape muzi nyiyongoje nkwepera mu bwato kavunitizi nyipitisha nzandika mu bitabo nakinnye riposo mu misozi Kigali byangabo bashaka kunsuzugura duhita tubyarabo kuko imihanda ntari mushya sinasaba uruhushya mayibo bimenyereye mpita ny'iby'ukwagaca nkoresha rap ndaza umwanzi kandi njye sijya musha buri gahopu nakubise ubu kari kubyicuza ikaze bikomeze okay yo twagiye iracyarimo iyo mbonye icyo ndarira rugira ndamushimira nazirikana n'abako bonye bangirigara batagirana mbamura ugiye abandi mu mashato bo bari kwitembera basepera amatara bigatuma bakeka ariko aribo kamara ari ugukora pepa chese ugahirwa n'amahera rino kubunuza ukabura n'uwo watagira daso sapu nigutazigira pusira ugasarira kumukeka bose bakushora naciye mu buzima bubu busibwa bwa ngora nahemye no mu bakwe kunsebya niwabishobora niwigira akagarara niwumva ibyo nkubwira uzaba nkaruta mujyanye wirumye ibisigira uyerekeye rubanda ko bamwanze yakwiyahura hombera abanyaru bakakwima kukwizera niwigira imbwa mu bagabo ntuzaciryera urananyicira nanyiciye munsi reka dukuremo n'igihe twari twaragiye tuburanira sibyo ni ukurameshe uriya noneho yari abafana ngiye bananyisabiye ngo ho bihindura isura twabwo nibo dukorera man I know rero ngomba kuza hano muri UPTREND nkabashimisha rero kera kandi impamvu mwanditse nekereje kuba dedicating akaboro urumva ise nkora na collabo na UPTREND nyene mwayumvishe zana nkwereke umva nanjye umunsi umwe muzanshiramo beat mite mbatama akakanya okay UPTREND podcast niyeri gukora imiti kuko ntabwo arangiye ntabyijyanitse none ntabwo mbireba kuko ahanganitse intiti kuko iri kuzana intiti za rap zizira giti sibyo marayika arabikoze sibyo Kiloz ni wowe utahiwe nsusurutsa abumiwe nsusurutsa abumiwe baha ibyishimo bavuze sibyo tugiye ahubwo studyari nitaye mu gihe nabafeaturinze UPTREND sibyo namaze kubafeaturinga ngiye kubikora ni ibintu binyorohera ntabwo gukora iyo soon kabisa umva urumva nabiteguye tukabaho noneho tugiye gukora indirimbo ya UPTREND noneho byaba bikaze cyane skiyo idea ari ya danje GSB none se muri gusapotinga hip hop muri gukora ibintu bya fresh kuri street rero mugomba no kugira boro ya hip hop abantu bose banyuze hano bashobora kuza bakakubitamo eshaka ikagira n'iminota 100 mbega idea ya danje idea nagibaho man irarenze icyo kintu kubera ko narabakunze the way mukoramo ibintu tu we mukoramo ibintu uburyo mugira focus uburyo mudacika kime muri abakilozi turi abakilozi ba danje ba OG ngomba kuba featuring nyine mise mbikora right now niki hanyuma GSB muri iriya bore waduhaye hari akantu kamwe numvishijemo ndavuga ati nyine ndaza kukakubaza tu hari ahantu wavuze ngo naruse Didumba abanyamakuru ngo badidumba na Decat ba Kabos ngo barambiwe gukora injyana gupromoting injyana nyine za fake nyine ngewe ni nk'inzozi nagize tu ni freestyle yo muri Kinobi ni nk'inzozi nagize mbyuka mu gitondo numva nyine naruse nyine mbyuka mu gitondo nkasanga kuri street ball zose ziri kumva ari hip hop gusa ball zose umuntu utari kumva ibijyanye na hip hop yakati ibindi byose nyine byatawe yahuzo none ndota n'aba promoters barimo mwebwe n'abandi bose ibindi byose mwakatiye muri gupromotinga hip hop ubwo ni nko kuvuga ngo ngiye nagize inzozi zo gusanga hip hop ariyo ya headings ibindi byose iyo izo nzozi wazigize ryari ngende nkora Kinobi nyine hari ryari
it's like ni vuba n'ubundi ni vuba hashize like 4 months. Yeah. ni ukuvuga ngo kugira ngo ibyo bintu bitekereze hari impamvu wabitekereje. Wabonaga ubwo ngubwo abanyamakuru n'abapromoters hari aho bari kwibanda ndabeshya. None se nyuma yaho uyikoreye ubu ngubu nako kwanza ubu ngubu ubona bimeze gute? Birarenze uzima ngo birenze nibwo haje ni nabwo nabonye hari uko ni ibintu rero birota kaba umuntu umeze nka prophet. Urabona ko nyuma hari hahise hagaragara nka uptrend like this kora ball ubona ko 100% ari hip hop. No kuvuga ngo abanyamakuru kuri stations zitandukanye noneho ama playlist urasangamo hip hop yiganje. Biragoye ko wakumva radio station cyangwa ngo urebe TV station hashire bakina indirimbo eshanu utarabonamo hip hop. Nabwo abaraperi nahisemo nako n'ubundi twari turi gukora cyane. Nyine hari projet nyinshi z'abaraperi zakozwe nyinshi bitandukanye. Ubu urajya muri studio ugasanga huzuyemo ama projet y'abaraperi. Hari igihe cyageze rero nanjye nikuyemo ukabona ko rap abantu bari kuyikora basa n'abaciwe kimeto. Uko gucibwa kime rero bigatuma ugera no mu studio. Nshaka ko tujya aho hantu baciwe kimeneki. Ni ikihe kintu nyine cyatumye abaraperi bumva nkuko nyine ndubivuze? No kubanga ikintu cyabayeho wabonaga hakorwa imiziki myiza y'abaraperi n'ubwenge bwa danje. Ugasanga umuntu waririmbye guhenura niwe muntu bahaye platform. Sanga umuntu ugiye kuza ameze nk'umuntu uri kwigisha ameze nka preacher wafata iminota 30 ari kuri station akagira n'abantu ayomora ibikomere akuza mu bwonko mu buryo buri mentally. Ubwo rap ni mentally ni nka mental therapy. Umva ukuvuga ngo irafasha abantu gutekereza byagutse, irafasha abantu kumenya isi turimo kwimeze uko abantu bakwitwara. Umuraperi niyicara kuri station akamara iminota 30 ntabwo araba avuga ubusa, abavuga ibintu biri constructive bifite abantu biri bufasha. Cyangwa sanga we nibamuhaye iyo platform ahubwo bayihereje abantu bari buze gusa bikorera ibintu gutyo. Abantu bose niba ukabona abantu bose bagiye kuba funny like nibyo nashakaga kuvugaho just inako ibintu byari bimeze. Ugasanga noneho mu mashows sibyo ko n'ubundi icyo kibazo nikirakemuka neza. Hari ukuntu ubona nk'abakoboye ukavuga uyu muniga arakora byatari umuraperi arakora birenze ariko I don't see him muri any event. Urumva rero nukora hit kuri street igasakuza warangiza niba gutumira muri show zaguha amafaranga ntabwo kandi wowe uri gukorera ibintu gushimisha abantu kandi abantu barishimye bameze neza barakumva ariko niba kugaragaza ahantu ugomba kugeneratinga some money it's an issue. Ikibazo. That's what's up. None se tukaturebe ubu ngubu hip hop ihagaze gute? Ihagaze hip hop ni fresh byatari ifite movement ya fresh agaragara mu media ari gusupportinga hip hop bya fresh. Ibyo rero biri gutuma habaho ko nyine n'abaraperi tugira courage zo gukora cyane. For sure. Kuko ubona ko ibintu uri gukora bifite support bishyigikiwe of course you do it. Niyo mpamvu ubona project zabaye nyinshi mu ma studio, project ziri gusohoka, collaboration y'abaraperi uri kubibona kuri street. Ubona za bwe zasohotse urumva. Urabona hari collaboration iri kubaho kinini cyane mu baraperi kwa ko bari kubona ko unity iri kurushaho kubidukorera. Okay. No GSB ngiye kuguhereza iyindi beat. Sinzi nimba uri tayari. Goko. Uri tayari? Aje gushimisha abantu banje bakurikira UPTREND TV show. Okay, let's go. Yo. Yeah.
yo Bufiana Bauki, hasala na sonki Kona futu kona kuze byose n'ubugenge Yimihandi yutagoswi usigira ubwenge Abatayoka bitiranye siha n'ifugu Ninabo bakeka yuko gukena n'ingeso ujya Ninde wanse kwaka yavuga ijambo rikuba wampaka ikantarange Ngiryo yamacinyitse ntabwo ari uko ibisetse Kandi kwicaza umugongo si uko itazi ikibuno Fema fose kisiki nikayana gataki Nyabugogo nyiporeza umunyagina gasigi Baba fema fo babagabita nasubuniki Abapoesha nyitumira kunyatu y'umugi Nemeye kwipefera nyoboka isigegera ngo tuyitokeshe tuyikure kwitara Mbega igiyemu mubarwaho n'icyasha Ushaka kunyigiraho ngo muri kunyigisha Nataramiye ikambere nihanganira kerere Saba mukewa bacu bashaka tunatare KU ujatanga hose nawe fata Nabaye mayibobo kuri street imyaka utabara Nibugira ngo ndabesha ngaho basa dabopi Myaka ibaye mu munani mfite nyigoma na pi Fuck him oh fuck nigga fuck your ass Utazakina nigegera yisi kuvanye bwo kuracomoka nize heri goes nigga yo okay nidufite ifoto y'igihe nari kwirigara abajama banje bamamagara bakangura kuko kubabona mbiriti mbana n'abatatara street zari sose ikimanganye n'uyu mugi muri iti bansaba ko ngomba kwita memoji kwibuka ko nakabunga nabunuje naniki abaravura kwisiringa bacomoka nk'initi siri mu mutalamu ndatari GSB rap yanjye ntuyigereranye n'iya AP CD kuri street igenda cyari wa kabiri Gatenga ku gasongero ni Kicukiro center uzansanga ku gapongi niseguye imbugita kuko musema kwera arashaka kucira ipata arashaka kumoreza urusyo rutagira ingata takumeditanga sigara n'ingaseregeta senge nkazisenga zigasanga nsigisaputa hani imyitozo narayikuye kwa Chandra Guruta wowe wacinyika ubusukisanga mu butita pain in a game shame na fame oh no ndacyari mwarimu ku byapa zirabagemu ndacyakoresha ikaramu nkarwanya abazimu Yesindu umukirisi tunzo mandigati gisimu Umwijima ndisitimu simu bizi yababyarira karapemu GSB nipeti mwanyambitse ku bitugu Pero kenge niyo batayo monera minda Uzarwanya ikimanuka zafatwa nk'ibishegu Let's go, saka tukabeze Bakaniye Wadaje ngwindi mukanya nari ndaje ngwindi Hanyuma muri flow zawe ukunze kumvikanamo uvuga Bilo Gang. Bilo Gang. Bilo Gang. Bimeze biti bya Bilo Gang? Bilo Gang is a family. Bilo Gang niyo gengo yanjye. Bilo Gang ni company ikora ibintu byinshi. Harimo ama art, harimo abaraperi, kuririmba nyine art ni general, no gutegura ibintu by'ama shows, kuvuga ngo tuba dufitemo abantu bagiye ari aba expert kuri buri kintu. Niba ari ibintu by'ibitaramo harimo umuntu uzi gutegura ibintu by'ibitaramo namenyereye ibyo bintu. Niba ari ibintu by'ubuhanzi nyine ubwo hari Bilo Gang Music ibirimo gutunganya iyo muziki abantu bashaka gutunganyirizwa imiziki ama audio n'ama video akaba harimo aba directors nyine n'aba producers b'ama audios. Niba ari art bira byo gushushanya kudesigninga no mu ma club mu tubari mu ma studio iyo ni Bilo Gang rero ibikora. Hanyuma GSB ngiye kukubaza akabazo gasaba nyine karimo ugiye kumbaza bya bibazo bane nuka ibihese ugiye kunsebya sa oya akose wapi bazana ari bimana ni neza ni ikibazo gisanzwe nashaka kubaza ufite ubushobozi bwo kugira ibintu bitatu bihindura kuri iyi si ni ibihe bintu wahindura? Ibintu bitatu nahindura. Yego. Nabanza guhindura abafite umutima mubi bakagira umutima wa fresh w'urukundo. Love kabisa niyo nahita kiri imbere urumva. Nkahindura nanone uburyo bwo kwakira ko ushobora gutekereza nyine ibintu bitandukanye n'ibyundi. Kuvuga ngo hari abantu batihanganira kuba abandi
batekereje ibidahura n'ibyo bo batekereza kandi ntabwo abantu bagomba gutekereza kimwe n'abantu bavuye mu ndimwe ntabwo bajya batekereza ibintu bimwe nahindura imitima y'abantu bakakira ko kuba ubaye challenged n'undi muntu udahuje imitekerereze n'iyawe ntacyo bitwaye kuko hari icyo wungukira mu kuba we akubwiye mubaye mwese mugendera gutya mu Kigali ikintu kimwe cyaba ari ikibazo ikindi nahindura ngiye nashyiraho ko umuntu azajya akora niba ubonye opportunity yo gukora ndavuga nka mu majob ubahaye ibintu biguha amafaranga niba bakwangaje ugakora imyaka n'urugero niba ukoze imyaka 10 ubwo ugize ubushobozi bwo kuba nawe wakora business yawe nawe ugahayarinda abandi ugomba kujya uhita utaha urumva hakaza undi abandi bantu bari abashomeri nabo babishoboye nabo bagakora indi myaka 10 hejuru nabo bakava ahubwo bakajya gutanga akazi kabari nabonetse ibintu byo kumaza imyaka 10 ukora mu kazi ushaka gukomeza mpaka imyaka 50 kandi wakavuyemo ugakora ibindi nawe ukangaza abandi naho warurira ugakajya n'abandi rero njyewe mu bintu nahindura n'ibyo bitatu tubwiye se bibiri nkubwiye love nakubwiye nyine abantu ukareba umuntu nyine apana ibintu byo kugambanira abantu ukumva nyine ufite umutima wo gukunda abantu nta kindi bisabye sibyo nyine nkubwiye n'iki ikindi nakubwiye n'iki ribubyiye njyewe mba ndijisho ikindi wavuze ni iki ngiki ikindi wavuze watubwiye ko kumva wahindura nyine bino bintu si iby'akazi se ako ni akazi ko ni kubyo ndangirije icya kabiri kurera inyitubuka kigiye icya kabiri wavuze sibyo icya mbere ni urukundo icya kabiri mani ntabwo ari njye waba ugiye guseba icya kabiri ntunganire se vugamo akajambo kamwe ndahita mvugamo akajambo kamwe ndahita bijyanye na thoughts z'abantu uburyo different na n'ubu nturabikurura ubwo byakunaniye oya ntabwo byananiye mani nkopeza kandi kaje ni ukuvuga ngo abo mudahuje gutekereza ntabwo ari ikibazo nyine urumva rero n'ubundi bivuze byose navuze icya kabiri ko nyine abantu bagomba nashyiramo abantu imitima yo kwakira ko umuntu mudahuje gutekereza mudahuje imitekerereze ariko GSB nagaruka wari wabivuze nyine nubwo nakubwiye ngo jewe nashyiramo abantu ko kuba abantu batekereza ibintu bitandukanye atari ikibazo umuntu akakira ukaba wakwakira imitekerereze y'uwundi uko atekereza nawe uko utekereza ahubwo mubihuje mwebwe mushobora kubihuza bigatanga ahubwo rezilita kuruta uko wowe wakumva ko ibyo utekereza ari byo byanyabyo iby'undi okay ni nko kuvuga ati umuntu nyine kubaha ibitekerezo by'abandi bantu kuvuga ko atari wowe wenyine utekereza ibintu bizima uha agaciro k'igitekerezo cya GSB cya X cy'undi wese undi wese mwakirane nyine kuba mutekereza ibintu bitandukanye ahubwo uko gutekereza ibintu bitandukanye tukabihuza tukarebamo rezilita twahuriraho twese ibyo ngibyo nibyo kabisa nibyo bitatu kabisa hanyuma rero GSB mu biganiro byacu hari agasegment ugira kitwa byari crazy aho umuntu wadusuye twatumiye atuganiriza akatujyana back in days akatubwira nyine nk'agastori kamubayeho ajya yibuka akavuga ati ewan ibi bintu kabisa byari crazy kanibukira umuntu akaba yaranyuze mu butendo bwinshi noneho muri iyi njyana yacu mu buntu bwinshi cyambere nibuka ukuntu twagendaga kuri kodinga n'injuga inyamirambo
umuntu akabura uko guhakanira umuproducer kandi ari injugu uri kujugaza noneho akakureba nyine waba wicaye ugiye kurikodinga hakabaje nk'umustar gahita akubwira ati rero mwebwe mube mwihanganye mube musohotse tubanze tumurikodinge mube muretse noneho amasaha akadufata akabona ntari buguhakanire gahita akubwira ati wowe jya kuri nuze jya kuri mike ugasigara akakubwira ati agasetinga akabashyizemo beat akakubwira ati ndaje agahita yicomokera agahita yicomokera na phone akayikuraho noneho we mukanya hahitaga haza ahubwo manager wa studio harimo basise gahita akubwira ati bimeze bite gahunda imeze ite none ko ninde uri bugukorere ni producer runaka none se ko nawe ari biragenda guturi recording ubwo rero como kuzaza inarade nese ubwo iyo mwongeye guhura ikindi gihe nyine muhura hari igihe muhura none ari mwahuraga ari muri leta nziza ahubwo agahita abikora oya iyo wamubazaga nyine kubera iki wanyweze biriya bintu kubera ko wabaga umukeneye warapfusha uri kujugarika abandi bapesa urumva nyine ugomba kwemera icyaha uti wagira amahirwe ahubwo akaguha time ikindi gihe nibuka ni story yatubayeho tujya n'ubundi Nyamirambo Kicukiro n'amaguru tugeze ku Nyamirambo na Kicukiro ni hafi kereka urwo rugendo wari ugukoresha nibwo ziko Kicukiro kugera Nyamirambo n'urugendo rutoya kwavuga zira za Gikondo ukamanuka mu Bishango ukazamuka mpaka Nyamirambo uturutse none za Niboyi muri Sahara muri hari aho ni kuri tugeze ariko muri Gikondo se siri muri Kicukiro Gikondo iri muri Kicukiro nanje ndi kuvuga nyine biriya bice bya Gikondo ako Sahara se hafi ya Sonatibe ni kwa Didi uvuye muri Zirahudu ho ni kuri ukazagera Nyamirambo urumva ubwo twacomotse kuri Renge ntabwo bazi home ngo twagiye he urumva inzara rero rimwe twagiye kureba Heavy Kick shout out kuri Heavy Kick ari muri Kenya a good producer icyo gihe tugiyeyo inzara iza kudukubita twicaye kuri studio turategereza bibinsazi kandi nta mani twe dufite ndambwira abajama banjye rero bana barimo babukana ababwira ni rero muze ducomoke tujye kureba ahantu turebe Renge dutera tugera aboro n'ubu uzahabona rero uzamutse urabona uvuye gutya ujya Nyamirambo uzamuka ugeze neza kuri 40 hano hari ahantu bacururiza ubucapati byo brochette hariya harimo restaurant rero sinzi niba umuntu ukoreramo ari we wakoreragamo n'icyo gihe umusilamu icyo gihe twarahagiye tuhageze batangaga kawunga ya 3 bagatanga ibintu by'ubushyimbo kawunga 3 100 200 300 ubwo se yabaga ingana yaraga ari plate imeze neza yaraguhazaga si byo kumera neza nibyo twarimo oya nyine plate nyine yahaza umuntu nicyo nshatse kuvuga Nyamirambo hamye ari ahantu horoshye ibintu subiza impamvu n'abakobwa bakundaga guturayo aneho tuhageze nta ya 3 nayo twari dufite sasa tubwira umuji rero uratumenyereye duhora tuza hano niki fusha utwere bunga ya 3 tuzayagutamesha umugangster aravuga ati ndabizeye ntari bari ikibazo ngewe banyishyuza rero ntago byashoboka kereka mugize ikintu umunsi giranye nkayashyiraho sinanagaragaza ko ari denejo mukazagizanira mukazana ibiceri nyine noneho nari mfite agafone ka matusha ndamubwira noneho nkuramo simukada ndamubwira noneho gafate adukubita ibunga ya 3 turangije turacomoka turongera turikaraga tuza Kicukiro kuko bwabaga bwije utari buvuge ngo igipare nabo bakaguhima ubundi ari insazi noneho nk'ejo kubera ko nakundaga namye nkunda kuba kuri line mpita mvuga duhita dupanga indi gahunda biba ngombwa ko dusubira tugiyeyo nari nanayabonye ngeze kuri studio ngeze hahandi kuri restaurant
kuri restaurant nsanga wa mukobwa ikumbi ka kabiriti twakamuhaye afite gahunda yo ko mu gitondo ahita acomoka yiwi sasa byabaye ngombwa ko nyine we yicomokera tuhageze baratubwira ati akareka uwo mucama mu gitondo yabyutse agenda yaciyeho impiriti none nayo ndayibuze mvuye online ebana nyine mpitamo nako yitwatsa agira ngo yitahire mu cyaro ari kuri rezo nta rezo yari ariho ibyo bintu rero nabyo njya mbyibuka yarabemeje yaradukosoye byadanje none two tuba turi fani ari akandi kari fani noneho niga primary niga ubuse yari P1 like noneho turi kuri assemble habaye ikintu baravuga ati bari kuvuga ku bintu by'isuku bavuga ku by'isuku bageze baravuga ati abantu bajya muri toilette bakiyerera hejuru ya toilette noneho bageze baravuga ati rero abantu bazi ko babikora nibatere adoke hejuru tubababarire ntibazongere njyewe ngira ngo baravuze abatabikora ahise nzamura njyenyine urumva nta gapeti kagufi byatwaye mu kigo cyose mbona bose barasetse ugase bayiki bagati bati ngwino shati ngwino hagati rero ntuzongere kwituma kuri toilette ibyo bintu nabyo ntabwo njya byibagirwa byabaye ndi umupeti muto cyane w'imyaka nk'itandatu ariko ibiri fani nabyo kuri njye ntabwo njya byibagirwa true byari na crazy koko byari crazy byatari cyane hanyuma rero tugana ku musozi ndi kubona amasaha yatujyanye mbere yuko nkuha beat yo kudusezera nagira ngo utubwire projet ufite mbere yuko tubwira rero ndashaka kubanza tuvuge kuri umukomanda ariya projet njye yaneye ubwoba je sinahise mbikubwira nkikibona afishe nabonye n'ikiganiro mwagiranye na Nessa na Bitkira mwabigarutseho iteye ubwoba umukomanda ngatubwire kuri umukomanda iriya boro ni boro izabanziriza alubumu yanjye ni nka introduction ya alubumu yanjye ni boro natekereje navuga noneho reka dukore ikintu abantu hari ukuntu abantu baba batazi behind ukuntu abantu tuba tubanye abasana ukuntu tuba tubanye ariko tubiberekera muri projet vuga rero before you can dropping album yanjye the album ndi gutegura yitwa amapingu y'ubwonko ni na hano hambere mbitangarije noneho naravuze ni before you can dropping ngomba kugira ikintu kigaragaza ko connection yanjye n'abandi basani bagenzi banjye ubwo nagize idea yo kuvuga ariko ko ku muhanda turi abasirikare baba barakinnye riboso za danger streets twaririnze urumva abantu ntabwo babizi uwakora iboro iduhuza like igaragaza uburyo turi abantu nyine bahasorinze muri izi streets ubwo nagize idea yitwa nyine umukomando umuntu wa mbere nabibwiye ni Mukadafa I think turi aha boro turi guciringa ariko yari yampamagaye ahubwo mu ndirimbo ye indirimbo yabanje kumpamagara ngo njye gushyira mu fasi yezeyo turi kuyikora mpita mubwire ide nari mfite kuko n'ubundi naramupropozaga arambwira ati iyo boro ni fresh byatari tuzayikore ibwo twagiye gutya nyine muri studio tujya kureba tracks layer shout out kuri tracks layer itamvugisha n'umuntu witwa Racine n'umuntu tuba turi in touch cyane nawe aravuga ati good idea ubwo ubwo baye nge na Mukadafu na Racine urumva ko tumaze kuba batatu bakonfirmye izo boro tuvuga reka tuyitangiye tujya kuri studio nge na Mukadafu duhita dutangira beat duhita twandika nyine kwa kundi nabikoze hano duhita dushyiramo verse tumaze kuzishyiramo bitamubwira Racine undi munsi ni turi kuri studio ahita ewana yihuse n'umusirikare buri abadanje nawe tagwa modita nawe ari codinga green p nawe rero namuvugishije
nk'ako guhumbya nambwiye ni green hari ball turi gukora ari Nyamirambo nambwiye tuzi ko ndi Nyamirambo se nanjye nambwiye rero watugeraho ahita dusanga kuri studio nawe ahita yandika fast cyane ball nahise nyiganiriza abantu iyi ball ukuntu yikoze ni nk'ibintu oya ukuntu watekereje guhuza ariya mazina wowe Bitkira Racine Mukadaf Green P Pacyangwe noneho tumaze kuyirekodinga Green nawe nyine yahise ateza amara recording mbibwiye Vanessa ni ikinini tu abwira n'abacuti banje nabo dukora kuvugana cyane n'aba Bitkira shout out ku bajene nabo n'abasirikare rero indirimbo rero narebye n'ubundi abantu n'ubundi bafite meaning ijya kurelatinga n'ubwo nyine umukomando nuko indirimbo yari noya ntabwo indirimbo yajyamo abasirikare bose ntabwo yaba indirimbo yaza ari iminota 10 ubundi ni boro kabisa y'abasirikare bose ubundi kuri straight abakoboyi nyine babihasoringiye turangiye kuri coding rero buriya nabibwiye papa cyangwe twibera boro aravuga ati yo boro ahubwo ngo menyibemo duhita nawe turi codinga nawe ni umusirikare buriya papa cyangwe nzi kuva zamani nawe yitwa King Lewis abantu b'abasirikare rero baba barabyaraniye twahise turi codinga ebana ubu projet yo yararangiye turi gushutinga ubone twahita tuzayibona ryari rero urumva rero gushutinga ball z'abasirikare bose uri kubumva tugahita tuvaho turayidropinga nubwo icyo dushaka nuko byanze bikunze ntabwo ari kera ariko gupresiza igihe cyo buriya igihe tuzapresiriza kuyisohora n'ubundi tuzaza kuri UPTREND tubivuge none abasirikare bose batejemo hano dukore ball ya danger ariko ntabwo itinda umukomando ni ball wabona iyo twakoze iriya artwork tukayiririzinga biba bivuze ko ari projet iri hafi noneho iyo ball iri hafi kuba released anytime tuzayibahereza ariko tuzabitangaza hano igihe ariko ntabwo bimara igihe kinini ariko ni mbere yuko uyu mwaka urangira of course kuko in introduction ya album yanjye kandi album yanjye mu ntangiriro z'uriya mwaka ndi kuyiririza cyakoze that's what's up mba I can't wait kabisa umukomando sha nabonye ko munabishyigikiye hazaca wambaye induru zizavuga none ngiye kuguhereza indi beat ya nyuma turi gusezera abantu badukurikiye yo nta kantu gato maze imyuka yashize ati imyuka ntiyashize dukora konseri y'amasaha angahe ariko nyine kubera time n'ibintu tuba twirukamo n'ubu yari respect y'abantu bacu na UPTREND ariko reka tubikore nari mweskiri Nese ni museka tihusha mbere kuko mbikora muri kenko buri mujama duhuje mayica mufata nk'uwo mu muryango fembo yari amadage ntukagereranye na siriya nzingo zikubiye ari mu bisigo nkazirusha n'agatigito parapu byundi ndizi maravugu swingiza ubutode sinzikunda muhombe ntandukanya n'abajama bakora amabara kwirigara bararabaririra zarira z'amasera agena umugenga abagena abagege yewe nabonza abasenga turururu muri vose yewe nakoze ikoze niba kambaye pose abajama bajye bo kuva kera ndakera bafite mu madokima gusa n'ibimbuza kubyinana n'izi haduye zisara nzigoma mwese nimuze gatihusha yo ngaruye mu munage mirife nkopeze koko zicupi y'ubwonko ntabyo gusara bisi y'ubugome hariyo diri zikinwa bucece hariyo abana bashaka gukaba mu gihe abandi bagiye gusara iki watanze se wowe zikinwa bageka kwemera mw'ibyo bijinwa shobora gukatira ukaburya iminwa z'umuyopak imemba yo game we kugezemo niruka gutsanya ngo wibagirwa bo mwabanye ibyo biza gufasha pakutabara utisuye isigira amateka donkos muri iyi rap nakoze ikose ntabwo nkeneye abanshinga hejos turi mw'isi turusha ubushobozi ibiza bisa ntitubibuse ubwenge bwacu bugakwama burundu tukamera nkaho tugize namba ngaho hazagira uwongera kugiye afite powo zirenze mu gihe virusi yitwa no gukaraba intoki n'amazi n'isabune yahagaritse ubuzima bw'isi yose nawe wari ugicira nka sagwe siriya ukomeye fakuru bajye tujyana igongoro fata kabisi duhure ducange esacu n'izirya n'iposo dutuje dasusa sikarakoze mba nako ngaho kabisa fo
OG. nawe ngaho utublessinze kabisa ewana. Ya OG. Kandi namwe shout out kuku blessinga hip hop. Guha platform hip hop. Ni ibintu biri big cyane, ni ibintu byiza by'agaciro. Hari aba rappers turi kugenda twunguka, turi kumenyera kuri UPTREND. Biriya rero ni ibintu birenze, nicyo kintu ubundi twifuzaga. Hanyuma GSB rero kamfate uyu mwanya ngushimiye cyane kuba wabanye natwe uyu munsi muri UPTREND podcast. Marayika nawe shout out kuri wowe, shout out kuri UPTREND TV show. Ni ibintu by'agaciro, namwe mwakoze kuba mwavuze muti reka duhamagare GSB ariwe tubanamo uyu munsi. Ibintu biba bifite ikintu bisobanuye, ni ibintu bigaragaza ko ibyo turi gukora bihabwa fariyo. Nanjye ndabashimira by'umwihariko kabisa, n'abandi bose bashyigikira hip hop na Rwandan music in general. Ikindi baza no kuri platform zanjye, ari GSB Rwanda, ni YouTube channel, ni na Twitter, no ku zindi audio platforms zicuruza imiziki none ni GSB Rwanda. Niho basanga imiziki yanjye, GSB KILOZ kuri Instagram, Gana sana ba KILOZ kuri Instagram. Na Facebook abantu banyandikira, bajye banyandikira duciringe tupange wowe. Urasubiza se? Ndasubiza. Sinasubije. Oya hari abanyine basani umva abafana babandikira bagahera mani muri request urumva hari igihe nk'ubu nk'umuntu uba tubonye gutya igihe usanga bahise bandika ari benshi, sibyo? Ariko ngiye ikintu nkora uko time igera nshobora ntagusubije nanone, ntabwo nabura kuzagusubiza kuko ngende umuntu checking ibintu abanyandikiye, abansabye, abamfollowinze, abansabye request ku ntuze zitandukanye. Ndi umuntu ngiye ugerageza kuri playing abantu benshi, ariko hari nk'umuntu ukubwira ibintu ukabura iki musubiza, ntabwo si umuntu musubije, ahubwo naba ngiye kumweneriva, urumva? Ahubwo cyizare kuyiwe mbe mupo kuko n'ubundi uramusubiza agahita none abigira personal akabyiki. Rero kugira ngo ushwane n'abantu bawe kandi baba bakwandikiye batakwanze, hari abo biba ngombwa ko uzipinze mu gake urwango ya. Niko bimeze. Hanyuma rero kanshimire buri umuntu wese wari udukurikiye, wowe ugeje kuri uyu munota ukidukurikiye, shout out to you, ndagushimiye cyane. Mwibutsa ko nimba utarakanda subscribe kuri UPTREND TV shows, uyu niwe mwanya tuyikanda kakanya, liking iyi video, uduhereze igitekerezo, uduhe comment, utubwire iki umuhanzi ushaka ko twazatumira muri podcast y'ubutaha, uduhe n'igitekerezo icyo aricyo cyose. Mwari muri kumwe rero nanjye Malaika alongside GSB KILOZ. We out.